Ladies and gentlemen, ndabasuje mifurije kugira ibihe byiza cyane mwese mukunda ibiganiro bya Radar TV Rwanda. Nshimira mwese wakanze subscribe nawe utari wayikanda nicyo gihe kugira ngo ujye ubona ibiganiro bitandukanye kandi ubibonere ku gihe. Uyu munsi rero muri studio za Radar TV Rwanda turi kumwe n'umusore wa hatari arambaye pe. Nanjye nayamanitse. Shamva ko mu Rwanda tugira abasani uyu wararenze kabisa, habwo ubwo araza no kumbwira umuntu umwambika byose turaza kubiganiraho muri iki kiganiro. Yitwa KP kabisa, mikaze n'abantu bakunda KP official. KP wayikaze muri studio za Radar TV Rwanda. Thanks Taxi Oliver. Ameze neza? I'm good kabisa. Bantu ubisimate cyane. Thanks kabisa. Higiyo abakunzi ba KP official ameze neza? Abakunzi ba KP official banumye ngo mabwire ngo barabemeraga cyane. Abantu bose muri hano mufana KP official, KP King ya mugende muna following musubscribing Radar TV Rwanda, nibo bagiye kujya babanyuze babacishirizaho ibintu bya danger bya atari po. Wana natwe batubwira ati turabemera, badutahirizwa babwira ati ku mutima kabisa. KP umeze neza, uragaragara neza kabisa. Nibisanzwe umeze neza kabisa, uragaragara neza. Nchezereza make yanjye nka cheza. Wambariye nkangahe kuko ndi kubona nge naguye mu bigori. Twari twambariye biterwa naho iwanyu nuko iwanyu nyine bihagaze ku isoko nyine ukuntu nyine iwanyu babihagaze. Ufite umuntu kwambika se? Cyangwa ntago yabura. Niba atari banga se wamuvuze. Umuntu nyambika ntago aherereye inaha cyane. Ubu ngubu ari ahantu hajya bita Zanzibar. Urarenze. KP rero reka dutangire tuganire kuko uri umusani ukurikiranya umuziki w'u Rwanda kuva kera, kuva zamani kabisa, ariko ukurikirana n'ibintu byinshi cyane kuko ari n'ikipe turaza kuganiraho yawe yatwaye igikombe cy'isi nk'uko wabuze ubivuga, n'umukinnyi wakaba yatwaye Ballon d'Or kandi ari umunyarwanda. Turaje tubiganiraho muri rusange. KP reka duhere no mu muziki nyarwanda, hari abahanzi benshi cyane bakomeye bakoze amahiti ya danger, ariko abantu bahora bagiranya abahanzi babiri kuri ubu ngubu. Bageranya The Ben bakagirana na Bruce Melody. Overrated kabisa. Ninde overrated? Ni Bruce Melody ni The Ben? Ngendi Team B man, nubwo ntazi ngo Team B ninde, bose ari B, ari The Ben, ari Bruce Tawacu Munyakazi, nago nzi ariko nyine overrated nawe uramwumva man. Abo bajama bagera kuri stage bagatangira bakagenda abo bacaca boro nta kintu kirimo man. Abana ahubwo Charlotte ko bakunzi ba Melody mwese Charlotte kabisa. Tuba tubari nk'aba big energy kabisa. Abageto youth. Ahubwo nawe ujyamye kuri Bruce. Bruce kabisa man. Ngaho kabisa. Ngira abahanzi batanu bibihe byose kuri wowe, uvuga ati abahanzi batanu mu Rwanda naba ngabo. Abahanzi batanu banje. Gatanu ndahashyira Ikirura Hoha cyangwa se Juru Kizigenza. Kabiri ndahashyira ndatarutse kandi nahereye kuri gatanu. Biba byancanze ariko baramereye kuri gatanu n'ubundi nagera kuri kabiri. Ni urucyabana. Ubundi byategwa naho wabaza uturutse no kuri gatanu n'ubundi akaba gatanu nahashyira Ikirura, gatatu nahashyira uwo bajya bita Kivumbi King, gatatu nkashyira uwo bajya bita Racine, kabiri nkashyira Mukadafu Elba Twister. Myaka ndayice manze nawe. Mukadafu uramuzi? Mukadafu nta muntu utamuzi, utamuzi muri nyine ukumva generation za umwami w'ishyamba, Shaman za Crazy. Generation yawe ndayumvisha ntago ni ya 2005 gusubiza hepfo. Naho ngaho man. Kuko abantu bumva bazi Mukadafu. Byagorana kumva nyine abantu kuva za 2005 gusubiza hejuru umuntu uzi Mukadafu. Cyane cyane umuntu akurikiranye umuziki akawuhera mu mizi. Ariko kuba nyine ukurikirana mu Mukadafu umuzi neza ukavuga ati yungu akwiye kuza mu bahanzi banjye batanu bihe byose, bita bigaragaza ko uzi umuziki cyane. Mukadafu ndamukurikirana cyane kuko nk'ubu afite YouTube channel ubu ngubu yitwa Hip Hop Harmony. Amaze iminsi myinshi ari kwiga ibintu bijyanye nyine n'itangazamakuru, yaranaje arikoramo gake ariko ku biganiro bijyanye na YouTube atarabona nyine aho yakorera nyine kuri televiziyo runaka yakorera. Biza kubona nyine ko byanga nyine kubatumirwa, abona zana abatumirwa nyine abantu benshi batari bamenyera uko abantu batajya bakunda n'ibintu bya hip hop nyine biragendamo gake. Ubu ngo baratuje nawe yaraje arahasoringa, ariko nyine abari umuji nyine uri ku mutima n'impamvu bamukurikira bya atari ndani kabisa. Wa mbere wa mbere of course kabisa ni Bruce Melody Tawacu gitangaza yuhu kabisa.
ku mutima kabisa. Nubuhe muhanzi mu Rwanda uvuga ati umuhanzi yarakabirijwe? Abakabirijwe ni benshi. Babiri. Tom Close. Wa kabiri The Ben. Kuri wowe wumva ari abantu bari overrated barakabirijwe bari abacaca bari barakabirijwe. Abafana babo barabakira. Witeguye guhangana nabo? Oya, abafana babo barabizi man. None se man, twe man nago batubarize na. None se man wallahi twe man tuba twafryinze man. Nizo twe badukura. Niyo ndirimbo iri gukorera imiti muri iyi minsi uvuga ati indirimbo. Indirimbo iri kunkorera iminsi umuti muri iyi minsi ya indirimbo y'umutipe kumwibagiwera byansaba ko mbanza kujya kureba muri playlist. Yitwa iyo ndirimbo se bavugamo ngo iki? Ni indirimbo y'umutipe bamwitanuza Orima, ariko nago nawe ndi kwibuka indirimbo ukuntu yitwa. Izina ry'indirimbo nago nibuka izina ry'indirimbo. Orima tu twagiye. Niwe gukora imiti muri iyi. Ariko buriya nyine nubwo biba bimeze gutyo nago buriya kuba iri kunkorera imiti ntago yandutira kuba nisindiye ya Bruce Melody afatanyije n'ura mucaca wundi urawe simbashaka no kumumenya fa kuba ari imitangazo ibindi simbashaka no kubimenya wallahi. Abantu baba barakabirijwe bapfa man. Nje njya mubesha man. Noneho KP. Abakunzi bawe barabizi ba KP official bazi ko ari ikipe ufana mu Rwanda. Ikipe ufana mu Rwanda ni iyihe? Ni iyihe mbere na mbere? Ikipe yanjye ntagira avuka. Kandi ikitange nagizwe kuko iri mu maraso. Kereka nuyatemanye nuntemanye nukareba amaraso yanyu. Gusa ariko of course nago nzi izina ryayo sinzi uko bayita ariko untemye ushobora kubona amaraso gaje ari ubururu n'umweru kabisa. Kandi ntabwo tuzi ukuntu bayita koko. Ikipe ya Rayon Sport kabisa. Mbabwira n'abantu abacaca b'ibikona mani babwira ko nyine baraye batwaye ngo Sekafa Kagame Cup bayitwaye ngo batsinze ibitego banza ari 8 kuri kimwe. Mwaperi yayitwaye kabisa. Ariko Rayon Sport nayo yatwaye ikisi nimugoroba umuntu bitandi ku mana Asman kabisa umurundi wacu nawe yatwaye Ballon d'Or kabisa. Ballon d'Or ya mbere itashe mu Rwanda. Umugani wa Gitafu ubu ngomba ndi kuvuga ngo ubwo ekipe ya Rayon Sport urebye nyine kuntu yubatse n'uburyo iri gukina urabona ko igikombe izagitwara cyangwa nimwe nyine zabareye. Man reka tube seriye nyine ahangaha iyo ngeze nyine ukuntu najya bavuga ngo n'umusaza arasara agatinya nyine harimo ahantu ugera bigasaba kugabanya iyamarero. Shamani nago yari ikipe ahubwo ibyo nyine rero ntago wakabaye uyivuga uhagaze kuri ubu butaka. Nibyo nahoze nkubwira ndi muri Rwanda ni ukwivuga wafryinze man utari hafi kuko ushobora guhita ukumva ikintu kirahise kiguturikana direct ugahita uburi irengero. Hari umucaca wanjye wahoze ambwira ukuntu nyine iwe mu rugo biba bimeze. Yarambwiye ariko ibintu yambwiye nasanze nanjye ariko bimeze. Ambwiye ngo abana be nibo abana bafite amahitamo arenze rimwe. Naho ubundi abana b'abandi babyeyi abafite guhitamo kumwe gusa avuga ati urajya hariya nutahajya urajya hariya. Naho uwo mucaca we ngo natwe twese nyine amana abantu babareye tuba dufite amahitamo arenze kumwe nyine kubera ko twishyira tukizana nyine. Umwana wanjye afite amahitamo arenze rimwe. Hitamo rya mbere no gufana Rayon, ijya kabiri no kwirukanwa mu rugo. Ubwo umwana wanjye ukuntu yabimeze uzahitamo mu bintu bibiri ari ukwirukanwa mu rugo nka kwirukana no gufana Rayon. Ubwo nibyo ngibyo umwana wanjye azishyira yizane kabisa. Yari umuhanga kabisa. Ndumva rero Rayon Sport igenda nubwo nagize akantu k'ubwoba. Rayon Sport n'umuriro wo kotera. Rayon Sport n'umuriro wo kotera. Ibaza ikipe ibicangana kuriya Abedi atakibanjemo. Hatabanjemo umuntu bita Fornganye Yusudiyanye. Noneho wibaze ko bira twabikoraga. Noneho tunatekereza match ya Singida. Muzayikora musa. Singida nagwo gareba nabi ibintu mbandi gukorera Kiyovu ndi gukinisha Kiyovu yari guhitanye ni kwa kundi nyine Imana ivuga ati ikarikosha ikaniye amafora nayumvisha. Oya nje nta kipe mfana nje nipfana Rutsiro.
Rutsiro ku mutima kabisa, ikipe y'iwacu kabisa. Tunabwira abantu ko bari kuyubakira stade nziza izajya yakira abantu basaga 30,000 niba nibeshye. 30? Aya da. Nukuri kw'Imana. 30 byose? Udatuma mbwanuka. Aya ntago 30 bigezeho nta. Nta bihumbi 30 ni bingahe? Stade Amahoro byonyine yakiriye na 5. Yakiriye kandi stade kira Kigali Pele Stadium. Ntabwo umva ntabwo yarenza 7 yo. Nagarenze 7,000. ubwo nyine urumva ko Rutsiro ifite umwihariko cyangwa se bakaba babica. None tuvuga ko hari abantu Kigali Pele, tuvuga ko hari abantu 3,000. Tuvuge Kigali Pele ko yajyamo wenda tuvuge ko wenda bakabije ntabwo arenga 12 kumanura 12 kumanura yuzuye. Noneho ibaze wenda ni nka 3 wenda tuvuge stade Mukebera ni nka 3 ariko nabyo ni byinshi nose ko n'ubundi nayo yari ifite. Ubundi se ko ntifuje nabi kuvuza 30,000 binwaye mani ntago nzi neza ushobora kuba naswatse nyine ushobora kuba nasimbutse cyane. Oya nta kibazo birumvikana ariko nyine 33 bije 30 bije twabyanga. Oya ntabwo twabyanga ahubwo niba 30 ahubwo tubaze kuramo ya 0 y'inyuma ya 0 y'inyuma kandi muri 0 ntago ibara ahubwo akatwongera handi abiri 0 irabara. Kefi noneho rero nkaho ukurikirana nyine ibintu byano mu Rwanda gira ubutumwa ugenda abakunzi ba KP. Abakunzi ba KP mugomeze mu nkunde cyane ariko abakobwa gusa mbanganira mu nkunde mwese mukunde Olivier Radar TV kabisa. Olivier turi kuganira hano kuri kamera nako hano kuri microphone ni Olivier musanzwe muzi kuri flash yarahageze. Wikabya oya flash ndakubeshyeye mbereka ngurati byiza wamfura we flash muramuzi kwisano muramuzi kuri radio Rubavu muramuzi kwisangano muramuzi ndahamya ko nawe nyine bizagenda neza kandi n'abakunzi banjye mukunde Olivier Radar TV munakunde KP official kabisa. Ngiye kuzajya mbahereza ibintu bya danger. Iyi ni intangiriro nyine bura biracyari imirabyo nkuba ziri hafi kuza nyine tu. Urumva ko abakunzi bawe nizere ko bibashimishije cyane no kukubona none akaba ari n'intangiriro nizere ko intangiriro zawe zizagenda neza kugeza no ku maherezo nyine ka bimeze neza cyane kabisa. Gusa nyine abakunzi banjye nyine abantu mu nkunda wallahi twirinde nyine ibintu by'aba overrated nyine bihangane niba ari mubona nakomerekeje yisori kabisa kubera ko buri wese agira amahitamo ye. Gusa nyine nanone burya biragoye ko wajya umufupa ureba iroti imeze neza. Okay KP niba nta kindi rero wabwira abantu badukurikiye twasoza tukagushimira wakoze cyane muri rusange. Nta ikindi nabwira abankurikiye cyangwa se abazabona iki kiganiro uretse gushimira abantu no gusuhuza abantu. Reka nsuhuze umutaramu wanjye witwa Kipi Masasu Olivier kabisa. Nsuhuze umuntu twahasorinze hari kera nuko twaje kuvukira kuri ubu twabaye natwe tumeze nka buri kantu na buri nguni. Kandi nsuhuze we wankoresheje ikiganiro ya umwapkamingi kabisa umunyamakuru Olivier. Uyu nguyu arijandika no muri sport abarimo ameze neza cyane byakugora kugira kashimira abantu nkaba benshi of course abantu muri Rubavu abantu muri Musanze abantu muri Rubavu abantu muri Karongi Kigeri kabisa muri Bugesera Nyamata Ewana. Okay sawa ubwo n'abakunzi bose babumbiye hamwe mu bakunzi ba KP official. KP ukoresha YouTube gusa nkoresha imbuga nyinshi. Tubwira abakunzi ba Radar TV imbuga zawe bagusangaho mukaba mwaganira gake gake. YouTube yanjye YouTube channel nitwa KP official yani KP TikTok nitwa KP King kuko n'ubundi ndi umwami nyine ndi nka soja ngiye ubundi KP King agora umwami w'abagore. Wapi nago ndije Skizo umwami w'abagore. Uri umwami uri King King man nakubera ko na Queen arahari nyine tu Ngende King kuri Facebook account nitwa KP akoze ibara kuba utasuhuje Queen. Queen arakuraza hanze kandi uri umwami. Queen wanjye tubana muri groupe y'abasingani saci ngabibazo wallahi. Sawa ariye gusoza ku mbuga nkoranyambaga arigeze kuri nangeze kuri Facebook nitwa KP Facebook account nitwa KP Facebook page yitwa KP King nayo ni nago ruvuga mfite rukurikiranwa cyane ariko ndifuza ko ubwo twatangiye gukora nago n'izindi zizakurikiranwa ubwo
IG nabwo nitwa KP ya IG nayo X ntabwo yugerayo X ndayikoresha ariko nyikoresha mu buryo bw'akazi ntabwo nkoresha amazina yanjye ubwo buryo bw'akazi ubwo bushatse kuvuga gute nyine hari ukuntu winjiza amafaranga hari ukuntu nyine usanga nyine kuzakoresha izina ryawe bizagorana bizatwika nabyo ubona abitwa se bangoma ijana aje si kera se bamane ko hari ukuntu umuntu ashyiraho utuntu tutagenda bikorohereza riba akazi mugabo ibintu wabereka ko wasanga BTR ibintu ari kubikurikirana mugabo rero KP sawa wakoze cyane kwitabira ubutumwa bwacu murakoze cyane abakunzi ba Radar TV kamabwire ngo mbakunda kurusha Imana ya ewana tuganire ngo Charlotte kabisa ndabemera byatari okay yitwa KP niwe twaturi muri iki kiganiro hano kuri Radar TV Rwanda mwamusura kuri KP official nk'ibisanzwe rero iyi ni Radar TV Rwanda ciao ciao Imana ibarinde tuzasubira ubutaha